mama we mazere Yesu mazere wagoye ibijyayi ko bari kubagiye kuruka mama mazere yanyweye inzoga namuhaye amata mazere yanyweye itaruka bitari kuruka we mazere wanamuroze we mazere ndaguhaye inzoga ariko mwana ndapfuye mama muhitabare mazere arapfuye mwana we murakoze. Yo, ladies and gentlemen, uyu munsi mbafitiye iki mumbwire namwe. Ewana, uyu munsi nabazaniye umuntu umaze iminsi cyane yarabuze cyangwa uri kuri kurusha abandi bantu mu Rwanda. Ese murabona arinde umwana usa neza cyane arakeye pe. How are you? I'm good. Meze neza. Meze neza. Ariko urakabya koko. Oya, ntabwo nkabye. Akariho karavugwa mu Kinyarwanda. Suzi Kinyarwanda? Ikibazo cyawe uri kuvuga katariho. Oya, ako kantu kariho. Nabari kuri kamera muri komite baratubwira ukantu kariho karavugwa. Ubwo nibyo ntago watubeshye. Yes, rero nkuko mubibona kuri mikoro hanga cyase kuri kamera yanjye bazane uwitwa Kampire. Kampire cyangwa se ni Manzere? Oya ni Kampire. Ni Kampire. Ariko abantu benshi bakunda kutwitiranya kandi Manzere ni mugufi. Sorry. Nari ntwaye ibintu bitari ibyanjye. Manzere ni muremure arananutse. Warutubwiye Manzere ni mugufi. Yari kuzankuramo umwuka. Ni muremure arananutse. Arasutse ngendogoshe ndi mugufi ndanabyibushye kumurusha. Ariko kubera iki mujye mutwitiranye? Nyine wagira muri impanga nubwo ari mugufi. Nubwo ari muremure. Sorry nubwo ari muremure. Se Kampire tubwire ibi bintu byaje bite? Kwisangura icyamamare uri umustar ibintu byaje bite? Cyamamare kandi. Kamere. Ntago ndaba cyako nyine biri kuza. Oya nge waje uko byaje bite aho biri byaje bite? Simbizi cyangwa se twisanze byabaye ntago dushama imbaraga nyinshi. Twagiye kubona tubona ngo byabaye. Bose bari gufungura imbuga nkoranyambaga bagasanga ni Kampire. Ariko man. Wafungura YouTube channel TikTok ugasanga kabaye. Ariko twayikoze hari challenge yari igezweho yo gukora ngo of course ngo wenda ngo se ngo nduwahera of course ndi umunyarwanda of course ndi umurundi cyangwa of course tura joininga of course ndi umugogwekazi dushyiramo dohereza akantu kamwe ka of course mu isura y'akazi katubwira of course ndi umugogwekazi nkunda gusomera. Iyo uvuze gusomera itamu byari byo. Gusomera ntabwo nabyo umutima n'amata. Twabacu ubwo rero twamenyeye kunywa ikigage. Sha ntabwo mu rugo kibaye. Ikigage n'amata. Ikigage n'umusururu. Ikigage n'umusururu. Mu rugo ntabwo banywa umusururu uri umudive ntabwo byakunda. Uko uri umudive? Kundeba uko ndi umudive. Uko usa gutyo uri umudive. Ndi umudive. Umudive kabisa. Kuki waje wenyine? Manzere ari ku ishuri. Ari ku ishuri. Ku bantu badukurikirana kenshi nyine barabibona ko abantu nabo basigaye babimbaza cyane. Bashobora kuba bazi ko yasoje kwiga. Video nyinshi ndi gukora njyenyine kandi gakiya nyine kwa kadahari. Yakoye ku ishuri ari mu gatandatu arasoza uyu mwaka kabisa mutwitege nasoza. Okay, nasoza kwiga mwaje. Numva nitwe namwe kabisa. Nafize na. Ubu rero tugiye kuganira aha ngaha uri ni kuri YouTube channel yitwa Ubuhamya TV. Ubuhamya TV ni YouTube channel y'abana b'i Rubavu. As you see, Ntago abandi bantu bemereye kuhaza. Batarabirubavu. Uretse abagugwe. Twebwe ni karibu. Abandi bantu bose mutarabirubavu Nyabihu. Ntabwo mwemereye kuza Ubuhamya TV ntabwo bemereye. Turabirukaye. Ni muze ubwo buzajya mwabaye abanyabihu n'abanyabihu. Nuko umuntu wese ageze kuri kamera z'Ubuhamya TV azaba yabagugwe cyangwa umunyarubavu. Umugoyi. So ni kuri YouTube channel yacu Ubuhamya TV from Rubavu. Tubabwire ngo gukora subscribe, share na comment. Yes, we akakanya bari kureba pe babanze bakore subscribe ubundi bakomeze barebe. Igo.
iyo urebye utasubscribinze ishusho ntabwo rero ari kugaragara neza. Mukore subscribe, share na comment ndetse mukore ukazagera kugira ibiganiro tuzajya tubagezaho buri munsi bigiye bageraho ku gihe, dore ko tugiye kujya tubazanira abasitari bagiye batandukanye. Uyu munsi twahereye ku cyamamare njyewe ni njyewe, abandi bazaza bankurikiye. natwe twararenze dusanga icyamamare kiri mu Rwanda, dusanga ndi wowe. Share na comment kuri channel yanyu Buhamya TV, ndetse n'abandi bantu mushaka gutanga ibitekerezo, ibyifuzo, nta kibazo, imiryango irafunguye aho ngaho muri comment mwashiramo, sibyo? Ubu tuvugana rwose mwabirangije, murakoze. murakoze. Ubu rero tugiye kuganira na Kampire. Kampire mwamenye cyane, abantu benshi cyane nihe bakumenye Kampire na Manzi. Biraza kugorana kubera nk'abantu benshi duhura, buri muntu mba ndi kumva nzi aha nyine abanzi buri sonda bivuga gute nyine anze baba banze ahantu hatandukanye. Ariko ndakeka cyane cyane njyewe video nakoranye na Pirate. Yego twumva ariyo yarebwe cyane kuzimaze kujya hanze zose. Igiye kuzuza ahubwo 1M niba tumaze kureba nyombe 800. Narayirebye. Hari video mwakoze yatrodinze cyane kurusha izindi, ariko hari indi mwakoze uri umugeni. Niyo ngiyo twakoze ubukwe bwa Pirate. Abonye ko n'imihanda waje unyuramo bavati dore Manzera. Ubundi babonye busimbizi Manzera yagiye bamamagaye Kampire, nanjye Manzere gutyo, ahoko nyine uhita wumva ko babarakuzi tu. Ese iyo uri imbere ya kamera nka kuriya wambaye wabaye umugeni, iyo shusho uyikura gute? Byaranzonze kabisa. Ubundi iriya niyo script yarandyoheye, ariko nanone yarangiza abageni baba bagora, rukanzu rwari runini kuyinyambika byo noneho kwireba bita wumva babaye umugeni, nkahita bose kumenyereye nyine gusaso vibe z'abageni ndazishobora. Pirate nayo namutesheje umutwe, nkahita numva ijwi riri kugenda nikunanirwa kuvuga nkavuga wese ko ndi kumva nabaye umugeni byanyabyo. Uwo munsi waratashye uryamye urabikurura? Oya, kwa ko nyine byabereye live muri Gens. Birarangira kwa ko baba bafite ama video menshi twaranabyibagiye ko twanayikoze. Ino ijye gusohoka utibuka ko wanakoze na video. Nukuvuga ngo ntago ujye guperforminga ngo bahite bayishiraho. Haba hari izindi nyinshi nyine zitarajya bayishyize, rero twarabyibagiye. Nongeye kubireba neza, ndi kwireba kuri screen nyine yasohotse, none n'abantu bari kuyisharinga, ngenda nka gutya kuri TikTok nkabona niguyeho. Mba ntabwo nashakaga kwireba. Ese ababyeyi ufite ababyeyi? Ego mfite mama gusa, ariko sorry for nariyakiriye. Mama wawe yakubonye Kampire umwana w'umukobwa yibarutse w'umudive plus w'umudive, ako kantu ntukibagire, yibarutse ari imbere y'imbaga y'abantu bangana kuriya mu gisore, niho tuvuga ngo kwenye jukwa imbere ni kuri podium. Iyo afashe telefone agasanga wari wese Kampire abifata gute cyane? Iyo filime nayo yumva gute? Urumva ubundi kwantu batabizi Manze turavukana mu nda. Yego Ladies and gentlemen, akamuri mukazi. Ntago abantu benshi babizi, ye turavuka, arankurikira. Rero urumva nabonye ngiye mu rugo abanye barabyishimiye, dufite support, ariko nanone nk'abantu bazi mu bigogwe kuntu bimeze ntago ari ibintu bamenyereye. Umukobwa kuri screen ntago babimenyereye. Nk'abantu benshi nyine ababyeyi baramuhamagaraga bakambwira ati abakobwa baraje babatera inda. Bakunda kumwita nyina wa Deo. Imfura yacu yitwa akurikira imfura w'umuhungu, ariko nyine akunda kumwitirira mama Deo. Iyo umuntu yamuhamagaye rero ntabwo turya, ahita aduhamagara. Abakobwa bawe barabatera inda, birirwa kuri kamera, abasore bari kubareba ibiki bazabatera inda, hariya habaye ibirara bakamupakiza mu mutwe ko nawe akawuta nyine ukumva ku mumama
noneho ku bakobwa ahita yumva twana twite byanarangiye aba ari ikindi ubwo iyo bamugiye mu matwi ahita aza akatwicara ubwo mugiye gutwita iyo bikiri mwabivuyemo nyine ntabwo ababwira ko mugiye kunywa n'inzoga cyane cyangwa oya ntabwo tujya tunywa inzoga hari n'ukuntu utaha akanaguhobera kugira ngo abyumve iri joro basanga mwana zinyweye akabanza kumva ifuke ntabwo amakenga yabura nyine ariko kubera ko abona nta kintu byahinduye disipurine ya nyine iracyari yayindi ahantu tugiye abahazi amasaha wamubwiye nyine aba ari kubona nta kintu cyangiritse biramumotiva rero gukomeza kutwizera no kudushyigikira kariya kavido hari video mwakinnye umuhungu w'abandi wamwimye nta mwimye nayo niyo muri denzi uretse kuyireba ese nka iriya video mama yayibonye manzira yo kubwira ngo mbese umuntu ashaka kumusoma of course ese mama yabonye nka iriya video kuko ni ikinyarwanda bamuvuga nawe bacyumva nyine arabizi amaze kutumenyera rese turaba content creator arabizi ko nyine ni content birarangirira hariya baricara noneho aranatwishyuza cyane video zanyu zizasohoka ryari ko mutari gukora ibiki nyine amaze kubikunda asigaye abona harimo n'akantu arabikunda nawe rwose azaba turi kubona biri kumusetsa ese ibi bintu bibamo akantu ku buryo wabwira abandi bana b'abakobwa mungana si wizeye mwarangirije rimwe iyo urebye abantu mwarangirije rimwe nawe nyine hari ukuntu umuhamagara ukumva level ye niyawe ese akazi mwagimo mu buryo bitandukanye ubona iwanyu cyangwa se utyo uri kubyumva biri komasho ubona hari aho mutandukaniye nk'ubu ngubu twegena rwose twamara umwaka turi muri industry nta nubwo twatangiye mu kwa karindwi niba atari mu kwa gatandatu uri kumva aracyari vuba cyane ariko nanone nyine bimaze hari impact nziza cyane ku muntu utari wamara umwaka nawe utangiye business utari wamara umwaka sinibaza ko ntabwo uramenya ariko at least uri kubona ko hari ikize imbere ni heza ntabwo bimeze nk'umuntu uri mu rugo nk'ubu ngubu se wenda nk'ibintu byoroshye ubu ngubu ntabwo nasaba amafaranga ngo yo kwisukisha ngo kugura imyenda ngo iki manzere ntabwo yahamagara mu rugo ngo yahamagara nde ntayo bamuha cyangwa namwe ukuntu mujya mubwira cyo mugafasha n'ababyeyi oya ntabwo navuga ngo turabafasha ariko twebwe turifashije kandi iyo wifashije umubyeyi biramushimira kandi turi mu nzira noneho zo kubafasha yaba ababyeyi yaba famiye yaba n'abandi bantu nyine biri kuza navuga nyine ko turi mu murongo mwiza wo kugera aho hantu wari uri kuvuga abantu benshi bakunda kubakurikira ndetse abantu benshi muri iyi minsi ntabwo basigaye babona umwihariko wanyu uri kumwe na Manzira ese ni ikihe kintu kibyihishe inyuma ese haba atarimo umwuka utari mwiza of course abanyarwanda twibaza byinshi ibyo byo ntabwo bizigera bibaho nyine impamvu ni uko yari ari ku ishuri hari porojegiti ze twarakoze zimwe zagiye hanze barazibonye kuri channel yacu Manzira na Kampire izindi nazo mukameramani wacu yagize ibibazo arazigumana niyo mpamvu rero ubu ngo bazafunga tariki 12 ndakeka naza uwo munsi akiza ubundi ntabwo muzarara mwonye video nzayifatisha telefone nzarara nyibahaye ariko nyine nta kibazo dufitanye n'ubuvandimwe wanjye sinibaza ko twagira ikintu duva tukananirwa kugisolvinga ku buryo byangiza akazi ntabwo bizaba ni ukubisengera rero dusengera amafaranga ni mabi sinzi abagabo ba P-Square bo muri Nigeria yego amashamba bamudusenyera amafaranga ni mabi da wasanga dushwanye ubu ngubu ni hari ukuntu nyine umuntu yamaze kugira abantu bamukurikira benshi hari ukuntu abantu bakubona bakawukunda like abo mudahuje igitsina Sunday school ntuzahagera abo mudahuje igitsina cyane cyane abahungu cyangwa se abandi basitari bahita baba attract ku muntu watangiye kuba icyamamare ese iyo fenomena muzitwaramo gute urumva abantu benshi baba bifuza gutunga nimero yawe bifuza kuguhamagara ukuvugisha ibyo bintu muzitwaramo gute rero mu busanzwe nyenda umuntu nkunda abantu ndi umusazi nyine atari abantu wo ku muhanda nyine bari kubyumva
nkunda abantu njye ntabwo bijya bimbangamira ko mfite ubushobozi bwo kuba nakumva ibintu uri gushaka ntabyo naguha ariko nanone ndagukeneye ndi hanze ndakora ibintu kugira ngo birebwe n'abantu bikundwe n'abantu nanone ntabwo nshaka kugutakaza rero uwo muntu ngiye turaganira niba ari umuhungu ashaka urukundo niba bitari rukunde ko ndi burumuhe basi nyine akaba inshuti yanjye ubu ngubu ufite umukunzi ego ko masha ndamufite mfite abakunzi nk'icyatanu mfite abakunzi nk'icyatanu so ubanza ukunda tentire oya cyane y'akazi akazi isa ahubwo najya imbere ngiye nko muri acting ntabwo mba nsa gutya nditega nambara amajipo cyangwa amakanzu ibintu birebire reka dusapoze ko gutya ugiye mu sura y'akazi ingendo imanzira yego uri kafi ego ko manzira manzira mushya ugiye kundiga kuri mama ko ntakorobye utakorobye oya ugiye kundiga kuri mama ko nanze gusomera ko nanze gusoma niyo kurega kuri mama ko nanze gusomera ubanza abasore banguriye inuzi inzoga ya arimo muri kamera okay twagiye mama maze yesu baje wagoye ibijyayi ko bari kubagiye kuruka mama zirangwe inzoga namuhaye amata maze arayanyweye itaruka yabindi ari kuruka babaza banamuroze we maze nindaguhaye inzoga ariko mwana ndapfuye mama zabitabare maze arapfuye mwana we murakoze Ladies and gentlemen banyarwanda rwose ni impano buryo babana bifitiye ni ubusazi ni impano kuko kuvumbura impano kurimo aho uri hose ugahita uyikoresha it isn't for everyone ntabwo ari bya buri umwe urumva ko wagira ntabwo biba byoroshye mbashaka bisaba gusara se ni gute mwaje guhitamo iyo content nyine urumva nuza nakubwiye ivuyeho biriya byinshi byo kuvuga ngo of course ndi umugogwe urumva ntabwo ari ibyo twari gukora gusa twakoze video abantu barayikunda cyane noneho bakazajya batubwira ngo hari comment abantu kuri TikTok bakunda kwandika ngo mwazadukoreye video ngo yiga noneho kagasetuza nyine ibintu twari tuzi byo mu rugo twumvishe nyine of course zararangiye pe turavuga none se ko tumaze kugira abantu benshi turabatakaza gutyo gusa kandi njye nizi itangazamakuru ego nibyo ni wizindimo ego oya ntabwo nizi ndimo muri secondaire nize hege history economy na geography noneho nyenda muri kaminuza mpita nkomerezaho itangazamakuru ukomeza warangije kaminuza ndagraduating uyu mwaka uradutumiye abantu bo ku Buhamya TV nyabuneka ndabatumiye nzagraduating muri December 13. Okay uyiga he niga i Muhanga muri Seka i Muhanga duhurireyo rero ejo mu tariki sinzababure nyabuneka tuzaba duhari dufite n'abandi bantu benshi bazagraduating bari tubabwire congratulation ubutangazamakuru bigeze kure ndasoza narangije kudefanda hasigaye graduation kandi nayo urumva harabura icyumweru kimwe are you ready kujya imbere kujya muri RBA ukabona ku giti cyawe ako ngomba kwikorera kubera ko ngiye gukorera abandi nanone byakwica kariya ya acting byagorana so rero ibyo nari dukubwira ko nibyo nize urumva itangazamakuru na entertainment n'ibiki byose nyine ni ibintu n'ubusanzwe ariko acting narayikoraga gake ndi ku ishuri nyine byari ntago ahubwo manzere niwe watunga abantu benshi kwa ko aritonda byataye ngiye mu rugo ibintu byose nakora ntago byabagwa hejuru baranze uri umusazi noneho manzere kwa ko ukuntu aba yitonze nyine aba yitonze abantu bose bamuzi byarabatunguye gute niyo byarabatunguye rero ngiye urumva ntago byigeze bingoma ubu you are ready kwikorera ubwa ku giti cyawe nzajya mbifatanya niba nza creating indi channel
sinzi ukuntu ntabwo ndabihereza umurongo ariko ngomba kubikora ko nzabifatanya bizakunda. Ya uru ruganda siko rubamo ibintu bibi byinshi koko ibintu ujya ubona uzabimaramo imyaka ingahe ko mana yanjye nzajya he uruganda rubamo ibintu byinshi cyane ibibi bizaza tubisimbuke ibyiza nabyo bize tubyakire nta handi hantu ho kujya twaje turusha. Rubavu wayibonye ubwa kangahe bweze Rubavu? Ntabwo nabibara ahubwo nuko twarimutse mu Bigogwe nuko ntari maheruka ariko turi mu Bigogwe urumva narahazaga kenshi. Okay, uku ntabwo mu Bigogwe? Twarimutse tumaze imyaka 2 tuvuyeyo. Ubu wabaye Umunyakigali? Yego simuri kumva ndi no kubivuga. Ikibugo cyaragiye maze kumenya ikiyamugi. Ese ni izihe nama wahereza abantu babafata ukundi bafata entertainment ukundi cyangwa se bumva ko umukobwa ugiye hari ahantu nyine abagiye kunywa itabi kunywa inzoga yakurana n'abahungu mu gihe bakoze show ya nijoro? Nye ikintu nababwira nuko nta kazi nyine nk'akandi nkuko hari n'abarara akarara muri banke cyangwa akarara nyine bakora utundi tuzi dusanzwe nabyo nyine biri normale kuba wakora ijoro ryose uri muri entertainment nta hantu bihuri. Okay, niba usanzwe ufite nyine izo ngeso zo gukunda abahungu cyangwa zo gukunda abakobwa cyakoze ubonye amahirwe nyine yo kwagura umwuga kubera ko ugiye guhura n'abantu benshi nyine byakorohera ko izo ntego uzacivinga bitakugoye. Ariko nanone iyo witondasha nta kintu nyine byakwangiza pe. Abakobwa ntibatinye baze nyine bifitemo izo mpano ntibatinye bajoyininge baze hari opportunities nyinshi nyine zibategereje muze nyine mudufasha guprovinga ababyeyi ko ari umwuga nk'indi yose wakora. Yego byiza cyane. Bakobwa muri kubyumva ko hano hantu mukwiye kuza muri kutwumva cyangwa volume twongeye volume ni cyane batubwi ako nibaze kabisa kandi abakobwa barakeneye muri entertainment noneho nyine muri side ya comedy baracyari bake ntago ari benshi kandi barahari ariko baba bati ariko hari benshi turi kubona nyine bakamara kwigeramo bagira bagatabi bahita batuma bose ba urumva bari guhura cyo muri iyi minsi urumva nyine none se impande zombi zigomba kuganira bose bakamukipinga nawe agakipinga umukozi ahubwo uri kubona hari ahantu hari intumbero ufite ushaka kugeraho kandi amaboko urimo bitari bukunde wagenda upfa kuba mutanduranyije gusige wenda nka contract mwasinyanye itararangira aho ngaho ubuhemutse. So hano hari umuntu umubwiye ngo mubaze ko abantu benshi bazi ko uri hano Rubavu kandi bazi ko uri kumwe natwe ko nta ndicanira ahangaha. Yego hari umuntu umubwiye ngo mubaze Shiro ni mu diaspora ni umusirikare nta kimwe y'ibyo muri ibyo byose ariko njye nababwiye ko mfite abasheri benshi rero muri kuvuga umushero abasheri bawe mfite abasheri benshi nizo za mpungenge ababyeyi bagira mu umukobwa wese muri kona ko nta mpeta nambaye. Okay, uwari wese ari nimara kwambara impeta ubwo nzahita ngira umushero ariko ngo ndabafite benshi muze mbaye passe bantu mukunda gukurikirana Ubuhamya TV paseka ariko abantu bo kubuhamyesha barasengeye pe namufata atutse namufata ushatse kuvuga ngo umuntu uri buze gutera comment ya mbere tucya proding umuhungu yes uzahita umumpira uwo ngo niwe nasengeye ukwasa kose yego umuhungu yafite amadolari batayafite nta kibazo uwo ngo niwe narasengeye umuntu uri burebe ikiganiro cya mbere w'umuhungu ahita atera comment ngo wampe nimero zaka ahita ateraho ubu ndahita amuhereza ibindi uko bizakurikira agomba gusharinga abantu bose afite bakanasubscribinga bagakora ibintu mva yes reka nizere ko abataramu banjye ba Martin ba Justin ba Parfait bose turebe uri buze gutsindira campagne ya hangana undi wambaje ngo mubaze ngo wiritse ku anniversaire Nubwo ko mugiye kumbaza imyaka pe. Oya navuga ko bazi imyaka. Abakobwa bagiye vuga imyaka ariko si muri kunda ndacyaga kugagaza. Cyangwa ushaka kumenya ngo iyo anniversaire
yari imyaka ingahe nakumva ngaho munyumvire muri 2000 kangahe navutse muri 2000 ntabyo ndibabwire gusa icyo nababwira cyo ahase mwege simuzi ubwenge umukobwa ugiye gusoza kaminuza mpamvu afite imyaka ingana gute hari ukuntu bajya bavuga ako nize neza na hano nasibiye kandi nize ndi umwana utaza kumpa imyaka byinshi ndacyari katona pe sibyo kandi uzi ubwenge 10 ni mu ndebe pe 12 iyo niyo yanjye ayo ni amata sha nta kintu nayashinze yarahabaye kabisa yarahabaye ubu ngubu bamwe mu bashira bawe bumvise ngo uri saa 2 za nijoro saa 4 za nijoro uri mu biganiro muri babashika benshi muri babashira kandi ibiganiro gukora uri hamwe n'abandi batipe hamwe na ba Santos uri hamwe na ba Pirate uri hamwe na ba Merci ndetse n'abandi how urumva ntabwo ngemba mbyitayo kuvuga ngo aratekereza ibiki azonga twa communicatinze nyine nkababwira ngiye hano ngiye gukora ibi ubwo urumva yasigara ahangayitse biramureba ubwo urumva ntabwo nyine yaba kwizeye ngiye paka nabwiye ngiye mu kazi ngiye gukora nyine nkamubwira ndataha gutyo yabyizera atabyizera urumva ngiye ibyanjye mba nabisoje ikosa ntakora wenda ni iryo kugira kumubeshya cyangwa se ngo numva atari kubyakira neza ngo akazi gapfe oya ntago wajya kuvanga inkundo n'akazi se urumva byakunda ntabwo byakunda uko ungana gutya mu buzima bwawe ni kihe kintu cyakugoye uvuga ati nje kampire kino kintu kirangoye Yesu we sha Santozi ni ukuba muri ghetto niho namenye ko depression zibaho ko nayirwaye baba we urumva sorry wabaye muri ghetto uri mu abavyeyi bakiri mu ngiye muri kaminuza ngiye muri Imuhanga byari insho ya mbere mvuye mu rugo no kwiga nize ntaha n'irubana ndi umwana wo mu rugo no kuryama by'abakobwa ngo bari buvugane n'uduhunga akagenda akajya kuryama wenyine nge wapi nagiraga ubwoba bwa danje hari ukuntu mere yabaga yagiye nko gusaba muri famille akararayo kandi manzere ngo niyo mwana arankurikira tukarwanira kuryama imbere ngo nihaza umujura agira ngo abari bateraho ngo afate umuntu w'imbere ibyo kuvuga ngo njyewe ngo ndi mukuru reka yaryamaga imbere no imbere hose tukahata tukajya kubyiganira inyuma urumva ibaze iyo revo y'ubwana bagafite cyangwa twajya basaza bacu kandi babaga bahari baryamye mu kindi cyumba ariko se kuko mama adahaye nkumva hari umuntu uri kubura nkumva mfite ubwoba tukajya gushaka nk'undi mukobwa muri karitsiye akaza akarara imbere maze agakurikiraho nkagiyemo nkumva ndi safe noneho urumva ko ngiye muri ghetto yababa we narwaye depression nkazagenda radikurira amatara acanye ntashaka ko itara rizima ndi kwikanga ngashumva byarangoye shaka kujya muri ghetto byarangoye cyakiri muzungu bwawe ghetto yambe abandi nagiye kwimenyera abandi bakubwira barabyishima ariko nanjye numvaga ari byiza nyene numva ugiye guhindura ubuzima yego ariko byaranduhije byarangoye nicyo kintu cyangoye kugeza ubu kuki se ko nzi ko abakobwa biga muri kaminuza ariko bamba bari ntagomba ariko hari amakuru tuba dufite nyine like nk'abantu yuko nyine ushukura wenyine babigoye Yesu wengeye ko nyine urumva narigiye muri kaminuza nta kuva mu bigogo byo kujya Imuhanga biragoye ko noneho muri seka ntago hari urubyiruko rwinshi hakunda kuba hari kwiga abapapa n'abamama bakuze njye urumva nta famille nari mfiteyo nta muntu n'umwe twari tuziranye nagiye gutangira ubuzima hasi biro byo kwiyakira byarangoye ko naraye njyenyine se ko naraye njyenyine byarangoye kabisa byarangoye cyane ghetto irakugora pe ariko ngo warabimenyereye ako ubundi se nakwirazamo byaranze ntago nararamo ubu nawe ushobora kurara wenyine sinshobora kuba muri ghetto njyenyine ntibibaho ubwo mpaka mbe ndi kumwe n'undi muntu nagenda nanjye ngende cyangwa nagenda njye kuraza abandi bantu cyangwa nshaka undi muntu uri buze nyine tukarara
ubwo so udeni kubona bizayikize ntabwo zigiye bizarangirira ariko bajya bavuga ngo iyo umuntu yashatse ngo aba yakuze ntegereje ko nzashaka hakaza ubundi bwenge ntagira ubuzavamo hari ubundi bwenge si buza nyuma yo gushaka burezi kugufite ahangaha ndabizi se ko ariko nyine mera bari kunsereza ngo nushaka bizagushiramo ati ni imitotsi yo mu rugo yego ntegereje ko iyo bigeze ariko shaka ahantu se umuntu ajya rimwe kabiri ushobora kuzashakana n'abantu baba bari busy oya ntabwo byakunda ubwo yajya agenda nkamukurikira wajya kwirirwa wicaye imbere y'umugabo wawe muri banki mugera akora nijoro akora muri force ajya mu kazi nawe ajya mu kazi amasaha ya nijoro oya ntabwo byaregeye ntabwo byakunda ubwo byasaba ngo tuzashakane mfite nk'umwana ufite imyaka 5 ku buryo nyine azajya agenda tugasigarana umwana muzashaka ufite umwana ufite imyaka 5 ahangaho byakajya kunsiga mu nzu ajya he mwabyumvise reka kampire ashaka kuzashaka ufite umwana ntabwo mbishaka nyine in case ubwo umuntu twagiye mu rukundo ndikora ko bitazakunda ko tuzagenda turi kumwe ubwo nyine niko tuzabigenza ariko Imana izampereza ubu nyine basi uzajya ukora ataha mu rugo biragoye ndamwakiriye ni ya sauti nziza umunsi w'umunezero yego pe reka twigarukire ku ruhande rwa famiye ndetse n'ibintu bijyanye n'imyizerere ni industry muba murimo cyane cyane abantu b'abadive ukuntu tujye dukomeza ibintu uri umudive yego reka mbivuge muri sansi abantu b'abarokore ukuntu tujye dukomeza ibintu mama wawe abantu ku ruhande ese bo ntabwo bakunda kumuza mu matwi cyane abo basenga nabo birirwana ntabwo byavura ntabwo ibyo ngibyo ntibijya bivura biraba ariko urumva ko nk'umubyeyi wakureze abazi nyine ngo umwana wanjye ari capable yo gukora ibintu bimeze gutya nyine abakuzi rero ntabwo nyine of course ntabwo iyo ari kuganira n'abandi babyeyi aza hari ukuntu nyine uri kubona nyine mind ziwe yazihinduyemo ariko nyine natwe bidusaba imbaraga zo guhoza udora tumukonveka ariko abantu benshi bagiye muri iyi industry ya entertainment akenshi birangira hashize imyaka 3 cyangwa 5 birangira nyine ibyo babwira byati membure subaze bamwe barivaga mu macaci hari ariko ntabwo bikunda kuba hanze nkanjye nta kintu byangije ku isabato n'ubundi sinakora ndanagiye gusenga ndi umudive akazi gawe ni isabato akazi ko ku isabato ntabwo ngakora murashutinga nta kazi ko ku isabato ngira oya ntako nyemba abantu benshi siko bakunda gukora muri weekend cyane cyane barashutinga filime murashutinga filime cyangwa se muri buze kujya mu kindi gitaramo runaka kandi ari umunsi kirabo ntabwo ubwo njye ntabwo naba mpaye nuko utaramara kuwa gatatu kandi ari njyewe ukeneye amafaranga kurusha abasazi babamo ariko nyine urumva Imana nayo ihita ibinkorera ubwo ku cyumweru kuva kwa mbere kugeza kwa gatanu n'ubundi rega umuntu wakeneye umunsi wo kuruhuka ntabwo wakora iminsi yose si n'umubiri uba ukeneye kuruhuka yenge ni ku isabato ntabwo uzigira oya usaka kwigira satani ukazagerageza oya shana ntuzambere satani pe ntuzambere satani ntabwo nzakubera satani ntuzajyemo mu kazi ko kwa mbere kugeza kwa gatanu no ku cyumweru ku isabato tujye gusenga byabatwara iki ahangaha abantu bakomeje kunyandikira kuko abantu benshi bari kunyandikira ubutumwa bugiye butandukanye kuko bazi ko urahangara benshi wowe mbazi hari unyandikira arambwira ngo mubaze ngo ese ku munsi wo gukata keke kuri anniversaire muri abo basheri bawe 1500 harimo umwe mwakatanye nawe nta keke zose nakase nta basheri banjye bari bahaya b'inshuti zanjye sinakubwiye no mu diaspora yego oya ntago ari mu diaspora gute yaba hari ntimukatanye keke tuzi ko wazengufite igihugu cyose none se kubera iki nese oya njye ni inshuti zanjye to nta muhungu wari urimo dukundana kubera utendeka rero ntabwo ntendeka ntabwo ntendeka ahubwo mfite inshuti nyinshi z'abahungu no kwikatana n'umuntu yagira ngo ahubwo baravuze ngo bantereye ivi
byabaye hari amafoto na postinze abantu baravuga ngo bantereye batiye haje rwa ruboro bavuza niba ari ngo sasi da pampari bira muri drum ibyo ngibyo yaraje noneho ubwo ni indabyo nyine byari bijya kumera nk'aho bamugani bantereye abantu none se ko wasezeranye bakaba baragutereye n'ubundi usigaje sigaje cyakoze haze n'unyambika impeta pe ntambaye ikanzu bantereza indabyo hari ikindi ni impeta asigaye impeta harabura impeta kandi ndabona ufite intoki nziza zikwiye si rata si byaba ari sawa yajyamo nibaze babayishya Kampire uyu munsi rwose wibohoye waganiriye nta kutagize ahubwo ndaganira njye bara mu busanzwe yego ako wasaba mwana niba barize itangazamakuru ugaceceka kandi ako harimo abantu baceceka barigize abanditsi ntago bagiye bavuga wowe wakurikiranye faculty nyine byose turabyiga ariko hari ibyo wibonamo ntago nakwandika ntago ari ibintu nyine umuntu nkato so mwamubonye rero ni Kampire mwamenye cyane kuri of course ndumuwikazi kandi abenshi ari umunyakigali yashaye Kigali si iwacu Kigali si iwacu ndacumbitse uracumbitse so mwamubonye ni Kampire rero n'ahandi ni ku Buhamya TV tubabwire iki ngo turabakunda cyangwa turi kubabeshya wakwanga umuntu tutubona amafaranga ntago bibaho mwebwe inshuti zacu za mbere dufite abandi baratubeshya natwe turababeshya turabakunda rwose bituvuye ku mutima nukuri turabakunda nushaka n'urukundo yaze turumuhereze yego pe nanjye umukobwa urankunda aze muhe urukundo ntawe nawe umuhungu urakunda umuhereze njye nabyemeye umuhungu wa mbere nimba gusaba nimero ze nayigusaba tuyimo ngaho ugiye kudusoreza utubwira abantu ko i Rubavu ari heza ugiye gutelefona Manzira ugiye kumamara kuri telefone ubwire ko i Rubavu ari heza kanze mubwire ngiye kumubeshya ngiye kumubeshya ko nta bintu by'i Rubavu byiza nabonye nta hantu wogeze unjyana Santos nsigaye imideni nzagaruka ntabwo musigaye imideni tugiye gusohoka kanze muhamagara hamagara Manzira umubwire ngo i Rubavu ni heza umunyagwa ko atari kunyitaba biragenda bite aro Manzira aho none se abo ku ishuri muri kujya mukaryama inzara yenda kukwica wenda kuvamo umwuka ihangane njye ntiwarura nagiye Gisenyi rero Buhamya TV banjyanye yakujya amafi barayero bari mazima barayica barayotsa ntabigeze none nari kubuzwa n'iki kugira ngo nuko udahari yego nabiriye pe nabiriye nabonye amazi ntiwarura sinigeze nidumbaguzwa ntabwo nabishobora bizi ko amazi ndayatinya bizi ko ntajyamo yego ndahakunze ntiwarura Okay, ladies and subscribe, share and comment. Nukuri ntimwabyibagirwe. Turabakunda cyane ibiganiro byacu nibigaruka tubazana abastari undi mushaka baba byandike muri comment tubamuzanira Rubavu. Bye. Bye. Musero bavuga, musero bavuga. Ciao. Yego. Nanye ndimi. Musero bavuga tutazidi. Ciao tutazidi.